Prophet Samson. Yes, reka ngushimire wakoze subscribe kuri channel yacu Prophet Samson ndetse uri kumwe nanjye Samu. Hanyuma nkuhaye ikaze kugira ngo tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nkuko bisanzwe mubizi, ndetse imbere yacu tafite mutumirwa ariko tutaramwakira, reka tubanze twakire ku bantu bari mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, n'abari mu ntara ya diaspora. Mu ntara ya gatandatu abo tubaye ikaze kugira ngo dukomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubahereza imigisha. Cyane cyane rero si ubwa mbere ageze kuri channel yacu, benshi bagiye bamubona tumusura arwaye, ariko uyu munsi nakereza ko Imana yamukoreye ibikomeye, arakira uyu munsi none Imana yakoze ibikomeye. Reka tumwakire atagire bwira abadukurikiranye. Ya murakoze, Imana ibahereza umugisha. Nkuko bisanzwe ni mwene so muri Kristo Yesu. Nongeye kugaruka kubw'umugambi w'Imana. Cyari igihe kirekire kuko nabanje kugeraho urupfu rwotera izuba, ariko mbona ukuboko kw'Imana kwera kunkura aho ngaho. Byari bigoye, byari ibihe bikomeye cyane. Kubona umuntu agaruka mu buzima yaburaga iminota 5 ngapfe ni igitangaza cy'Imana. Ugize utya ubugeza ahantu urupfu rwotera izuba gutya, nibyo koko cyangwa ni terime wenda ushaka gukoresha ko? Oya, nagiye muri koma. Nagiye muri koma. Urupfu rarubona? Njyamo isaha ya 3:00, nyivamo saa 10 cya mu gitondo za nimugoroba. Bitewe n'impamvu ubwo ndi muri koma nibwo Imana yansanze. Imana yishirwa agiye atandukanye, y'abantu bagiye batandukanye, ibintu bigiye kuzaba, bimwe ndabitanga, ibindi kuko natari nabona umwanya Imana itanyemera kubitambutsa mba mbibitse. Reka mbanze nkwakire ubanze udusengere, ndumva hari amakuru akomeye kandi tugomba kugenda tugezwaho, ibintu bigende neza. Tuguhaye ikaze utusengere. Uri Imana nziza. Haleluya. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Uri byiringiro bizima. Ready for the man. Perasi manga ya sire tutaya before dry. Yego. Turadi for the masima. Turagushimye kuri umukozi w'umuhanda. Haleluya. Yes. Iyo ukinguye nta muntu ubasha gukinga. Ndetse niyo wakinze nta muntu ubasha gukinga. Pera manga ya sire for the manga. Mana the 44 mangira 44. Turagushimye uri ibyiringiro bizima byawe. Haleluya. Yes. Yes we. Yego. Nibyo. Paya. Hadima. Nakudi fodimanga. Urakoze Yesu. Yes we. Mana nibyo. Turi imbere y'amaso ya. Ni kimana. Ta pi ki ta ana. Pera defodema. Madi wa. Mandiko siko taya bini. Yego mwana. Hedifo. Madiwa. Mana urakoze Yesu. Nibyo. Lona tata. Tanga umugisha. Yesu dobe. Kubakuru n'abatoya. Yego mwana. Kubakomeye n'aboroheje. Turi imbere yawe mana. Tago. Gusha imvura y'umugisha. No dine. Ibiniri. Hidima ndedifodima. Yego demotando. Urakoze mwami Yesu. Hereza umugisha abagukurikiye. Denos. Urakoze kubyumvisha. Drangrai. Amen. Amen. Hanyuma fite amavuta adasanzwe, uragira ati ngeraho urupfu rwoteye mbwirwa byinshi muri koma nari ndimo, hanyuma mabwo buhanuzi bumwe mbasha kubutanga, hari n'ubundi natatanze ariko ngomba guhereza bamwe bugenewe. Hanyuma uyu munsi none ubwo butumwa bugenewe bande? Ese ni butumwa bwoko ki? Ni ubutumwa buturutse ku Mana. Ni ubutumwa ngomba gutambutsa mbwira abantu, kubera yuko abantu bagomba kwirinda mu rwego rukomeye cyane. Bwa mbere natambukije ko hari icyorezo kigiye kuzaza kijyanye n'umwingo. Ibyo nabibonye ndi muri iyo koma. Ibyo narabitambukije, ariko ubu tuvugana ngiye gutambutsa ibindi nkuko Imana yabinyemereye. Yego. Ntago Imana ijya yemera ko abantu bose baza kuba batambutse ibyo babonye, kandi buriya biterwa n'igihe kugira ngo dutambutse ibyo bintu. Yego. Hanyuma Imana yabyemereye uyu munsi, ariko tukaza kwifashisha ijambo z'Imana riri buze kuboneka muri Yobu ibice 28 havuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Reka turisome abantu twihanganire, reka ko dukoresheje telefone.
dufate Bibiliya Yego. niwo Imana inumyeho niwo Imana ishaka Yobu 28:28 haravuze ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijwa yakoze Imana ishimwe yego kubaho Uwiteka nibwo bwenge yego kandi kuva mu byaha niko kujijwa yego kubera abantu benshi bari kugendera mu gihogere abantu benshi bari kuyoba inzira abantu benshi Satani yabanagiye utunyobwa Imana ishimwe barimo baragenda badistifu barimo baragenda bapenastima barimo baragenda Yego. bakagenda uko bashaka Imana yabareba ikababura kandi siko byakagenda cyane Mana we kubaho Uwiteka nibwo bwenge Mana itegereza neza uburyo uhagaze ese uracyahagaze nk'uko wari umeze Imana ikiguhamagara ikibazo cyangwa abantu benshi bari kwiruka kuza gusenga aruko imari zabo ziri kuva Dubai bakaza gusenga ngo batazifatira ku mipaka ariko Imana irabazi ntago mu masikariye ageze inyubako ndabivuga naga sikariye ya mbere ya nyuma ari yigora ahubwo agora isikariye ya mbere yego watangiye akazamuka yanamanuka yamanuka kandi utarazamuka nawe yazamuka ndabyemera kumama Bibiliya ivuze iki biravuze ngo hashize iminsi Zaburi y'ijana na cumi na gatandatu umurongo wa 13 abantu baribagirwa ayiwe ese kuki mwibagirwa ayiwe Imana yarambwiye ngo abantu benshi baribagiwe yego abantu benshi bavuye ku rufatiro dollar sebo abantu benshi enima mangaya sire tutaya bini fone drone abantu benshi bayobye inzira y'urugendo Mana ariko ndagira ngo nkubwire ngo ijisho ry'Uwiteka ari kuriho Bana yarambwiye ngo muzugenge nze mbabwire mugarukiraho kubera iki nagiye kubona mbona imanuka nyinshi cyane z'abantu benshi cyane mbona abantu bari mu marira mbona abantu benshi bafite agahinda Imana irambwira ngo Satani afite ikintu cyitwa ubwoba afite ubwoba bw'ibwiciro bitatu cyambere Yesu yaramutsinze ubwo yamugerezaga mu butayu icya kabiri amutsinda ku musaraba yego ubwo ikuzimu Imana yarambwiye ngo ikuzimu ngo Yesu amaze gupfa ikuzimu habaye ikintu cyitwa ikirori ngo babaganga ibimasa abadayimoni barishima bateka inyama bakora ibirori baranywa mu gihe bari kunywa ngo nukuvuga ngo icyo giterane cyari kuzimu cyagombaga kumara iminsi 7 ariko ku munsi wa gatatu ngo bakinezerewe ngo bavuga ngo banesheje umwanzi ngo Yesu arabatungura awo tadi niko Imana yambwiye ndi muri koma amaze kubatungura ngaragenda abohora bera amaze kubahohora asiga atingiranye Satani kuzimu hanyuma ubu Satani nagakora hakora ingabo ze gito kintu cyateye Satani ubwo aho kugira ngo Satani azarimbuke wenyine afite umujinya ashaka gutwara abantu benshi cyane yayewe Mana tutari Imana irambwira ngo Satani ari gukora antivirus Mana tutari Hedifodi mama ndiko siko taya bini ndakumva Yesu antivirus ari gukora icyorezo giteye ubwoba turinde icyo cyorezo kigiye kuza uzajya wirirwa ariko nturare gitandukanye na covid gitandukanye n'ubushita kuko iki cyorezo kizajya kigufata uva amaraso mu kanwa ndetse no mu mazuru ndetse no mu matwi ahantu hose hari umwuka ahantu hose haca umwuka uzajya uvamo amaraso turashise none ntago uzaba wemereye kumara amasaha 28 yes we dutaba uzajya uyamara ariko ntuzajya uyarenza 28 niko Imana yambwiye Mana we dukora ikina kandi iki cyorezo Imana yarambwiye ngo kimanukiye abakomeye ndetse n'aboroheje Mana we ndambwira ngo mbabwire ngo ni musenge irambwira ngo nicyo gitume nkugaruye genda ubabwire wakagombye kubutanya ariko genda ubabwire babwire ibikomeye bigiye kuba bantu benshi bambaye ishashi ku maso ndambwira ngo nze mbabwire ngo
uwasengaga rimwe pera mandiko siko tayabini asenga kabiri kandi uwasengaga kabiri asenge gatatu mana we duha imbaraga zo gusenga abantu musenge mana we ikindi Imana irambwira ngo abadiyakoni Imana irabazi ni mu gisengero umurimo w'Imana yego ni mu kingira umurimo w'Imana ibi byago bigiye gutera n'abadiyakoni Imana izabibabaza we watoranyijwe ubera amaso itorero ariko bikakunanira ariko mana abantu musenge ayiwe Imana ingireka ibintu byinshi bikomeye naratangaye Imana iramwanga abantu benshi Imana yabakuye yabagiriye neza ibavana mu butayu ibinjiza Kanani none urimo urahaguruka ugiye ukabesha umugore ngo ugiye mu kazi nyamara ugiye kurara mu marogi Imana bagora mukabesha abagabo ngo mugiye gusenga nyamara mugiye mu busambanyi Imana irambwira ngo ifite agahinda abantu benshi bafite ibicaniro mu nzu yabo ariko ntabwo bajya mu gicaniro ngo bajya gusenga binjira mu gicaniro ari uko abashyitsi babasuye Irambwira ngo ibyo byose irabizi Jehova nisi irambwira ngo irabizi iranambagiza inyereka umujyi umwe ugiye kuzafatwa n'inkongi y'umuriro nyereka igihugu kigiye gufatwa n'inkongi y'umuriro irambwira ngo ibyo byose ni mubibona kino gihugu cyafashwe n'inkongi y'umuriro muzamenye ko icyorezo nacyo cyegereje niko Imana yambwiye irambwira ngo mubaye maso mwakita ku iherezo mugasenga mugasengesha umwuka iteka mugatinya icyaha n'igisa nacyo imereza ijambo rivuga ngo kuyubaha nibwo bwenge kandi kuva mu bibi niko kujijuka pedi fodi mama ndiko siko haleluya mandiko siko nibsoreka bivuge yego bivuge ma bivuge yabwiye Yeremiya 33:3 yabwiye ngo nabaza ndagutabara mwereke ibiruhije bikomeye utamenya Imana yarambwiye ngo nkunda bankunda ariko abashakana umwete niko bo bazambona ndagira ngo nkubwire ngo ijuru riratabara ariko ritabara umuntu watabaje Mana ishimwe ijuru riratadifodima ijuru domaine imandiko stiko ijuru riratabara ariko ritabara umuntu watabaje Imana irambwira ngo mpata amasengesho y'iminsi 7 nsengane n'abashaka gusenga muri uku kwezi kwa 11 twinjira mu kwa 12 twisinganisha ndetse twamatana na Kristo muri aya masengesho tuzasengera abantu baguye bakeneye kugaruka ku rufatizo niko Imana yambwiye muri aya masengesho tuzasengera ababyeyi batwite kugira ngo Imana ibohore inda zabo kuko Satani nazo yarazihagurukiye haleluya muri aya masengesho tuzasengera urubyiruko rwiyahuje ibiyobyabwenge wowe mubyeyi uneza amatwi fata umwanya dusenge muri aya masengesho sengera abana bawe y'ubwuzure bw'Imana y'iminsi 7 dufunguze ibyawe Satani yanyaze sengera urubyiruko kuko imigisha yabese Satani yarayinyaze niyo mpamvu usenga n'utabara wabuze impamvu erega kuba wakora amasengesho kuba wakiriza nibuvuze ngo wasenze hoya ahubwo icyo abantu tubuze nuko amatana na Kristo pata amasengesho y'iminsi 7 nsengane n'abashaka gusenga muri uku kwezi kwa 11 twinjira mu kwa 12 twisinganisha ndetse twamatana na Kristo muri aya masengesho tuzasengera abantu baguye bakeneye kugaruka ku rufatizo niko Imana yambwiye muri aya masengesho tuzasengera ababyeyi batwite kugira ngo Imana ibohore inda zabo kuko Satani nazo yarazihagurukiye haleluya muri aya masengesho tuzasengera urubyiruko rwiyahuje ibiyobyabwenge wowe mubyeyi uneza amatwi fata umwanya dusenge muri aya masengesho sengera abana bawe y'ubwuzure bw'Imana y'iminsi 7
dufunguze ibyawe satani yanyaze. Sengera urubyiruko. Yes. Kuko imigisha yabeshe satani yarayinyaze. Niyo mpamvu usenga nutabara. Wabuze impamvu. Erega kuba wakora amasengesho, kuba wakiriza nibivuze ngo wasenze. Hoya, ahubwo icyo abantu tubuze nuko amatana na Kristo. Kandi Imana irambwira ngo mfata amasengesho y'Imisiri. Nsengane n'abashaka gusenga. Muri uku kwezi kwa 11 twinjira mu kwa 12 twisinganisha ndetse twamatana na Kristo. Muri aya masengesho tuzasengera abantu baguye bakeneye kugaruka ku rufatizo. Niko Imana yambwiye. Muri aya masengesho tuzasengera abavyeyi batwite kugira ngo Imana ibohora inda zabo kuko satani nazo yarazihagurukiye. Haleluya. Muri aya masengesho tuzasengera urubyiruko rwiyahuje ibiyobyabwenge. Wowe mubyeyi uneze amatwi, fata umwanya dusenge muri aya masengesho. Sengera abana bawe y'ubwuzure bw'Imana y'Imisiri. Dufunguze ibyawe satani yanyaze. Sengera urubyiruko. Yes. Kuko imigisha yabeshe satani yarayinyaze. Niyo mpamvu usenga nutabara. Wabuze impamvu. Erega kuba wakora amasengesho, kuba wakiriza nibivuze ngo wasenze. Hoya, ahubwo icyo abantu tubuze nuko amatana na Kristo. Aya masengesho ni amasengesho yo kubohoza ibyawe satani yanyaze, ariko wiyunga n'Imana. Hari ijambo Imana yabwiye Yobu mu bice 30, yabwiye Yeremiya 33:3. Yabwiye ngo nabaza ndagutabara mwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Imana yarambwiye ngo ngunda bankunda, ariko abashakana umwete niko bo bazambona. Ndagira ngo nkubwire ngo ijuru riratabara, ariko ritabara umuntu watabaje. Mana ishimwe. Ijuru riratadifodima, ijuru domaine imandiko stiko. Ijuru riratabara ariko ritabara umuntu watabaje. Nuko Imana yambwiye abantu mube maso, mubahe Uwiteka, mugorora inzira, musengeshe umwuka iteka, kuko abantu benshi satani yabanagiye utunyoba. Abantu benshi utabare Yesu. Abantu benshi bahetse ingobyi, ariko Imana umwana yaraheze kera. Utabare Yesu. Nibwo nagiye kubona mbona icyo cyorezo kigiye kuza gitwaye benshi. Mbona icyo cyorezo aribwo Imana yanyerekaga ngo kandi abantu benshi bagiye kurwara imyingo. Bitaro bigiye kuzura. Abantu bafashwe n'uburwayi bw'imyingo bagiye kubagwa ari benshi, babagwa n'iki cyorezo nanone cy'imyingo. N'ibyorezo bibiri nabonye. Mana irambwira ngo musenge. Basenge Mana. Baha imbaraga Yesu. Head for the man. No, fine. Mana nivyo abantu basenge. Imana irambwira ngo iri kwimikira amavuta mu yandi. Mana ishimwe. Iri kwimikira amavuta mu yandi. Kubera iki? Abantu mwarizamuye, mwihaye ibyubahiro Imana itabahaye. Imana ije kubamanura, ije kuzamura abayubashye. Daniel arabivuze. Aravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera Imana ibakoresha iby'ubutwari. Njyewe iyo nambutsa message, nambutsa n'iki Imana yantumye, mvuga ijambo ry'Imana kuko twaremwe n'ijambo. Kandi niyo Imana idutuma mu ijambo. Iyo ivugana natwe mu buryo butaboneka, ariko yajya gukora igakora ibiboneka. Yego. Ndagira ngo nkubwire ngo ni utabaza Imana iragutabara. Nago umugambi w'Imana hari uwa none ku buzima bwawe. Imana iciceneye nuko kugira neza. Imana irakuzi kandi iragukunda. Ishaka kugutunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Ava mu byurimo. Waburiye Imana umwanya, wabaye biza kubera akazi. Izika kwamba kibazo gikomeye. Mana kuki abantu bakwibagirwa? Kubera iki wajya gusenga ugasengera n'abarwayi naburwaje, ariko nugisenga. Kibazo gikomeye. Ubira n'umunsi umwe. Koko wakoraga yitatu none ayo munsi umwe yarakunaniye. Koko wakoraga yine none n'igice cyarakunaniye. Koko ma ikibazo si ukurya,
ahubwo ikibazo no kumara iminsi 30 utarahereza umuntu w'imbere nawe ngarye kandi w'inyuma umugabura cyangwa ngo fashe n'indushyi ayewe edifo nibyo yes we bera b'Imana nimusenge amara bera tuzata nimusenge amara nimusenge bera tuzata mwari mubizi mbabwira ikintu gikomeye kindi nahishuriwe Imana yemeye ko nyitanga gitange dakwingiza nuko ADPR iyi mubona igiye kuzahagarara iyoborwe n'umugore uzabirebesha amaso ariko ADPR igiye kuzayoborwa n'umugore koko igiye kuzayoborwa n'umugore nimumbaza ibindi ngo nambukije buhanuzi ntago ibintu byose tubona ari ngombwa ngo tubitambutse Imana ikunda umunyabwenge kuruta ikunda umunyamwuka ariko izayoborwa n'umugore abantu musenge kuba reka umwanditsi yaravuze ngo kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga ariko reka nkubwire impundu zivuga n'umuntu wubashye Imana akagendera mu nzira z'Imana akubaha Imana nk'uko bikwiriye nakangwe n'inzara reka nkubwire Imana ishaka kukuremera ubuhamya ariko bufite gihamya nicyo cyari gitumye Imana itinze kuza kugutabara ubuhamya bufite gihamya Imana ishaka kukuremera ubuhamya ariko bufite gihamya iyo ufite ubuhamya budafite gihamya wisobanura cyane ariko iyo ufite ubuhamya bufite gihamya ntacyo wirirwa wisobanura nk'ubu nanjye mfite ubuhamya bufite gihamya kuko nageze urupfu rw'Izuba nageze muri koma narabazwe nakoze impanuka murabizi rero ntago ubwo n'ubuhamya bufite gihamya ese manwe Satani yote Izuba igiginaga abantu bari guta babyumva kugera urupfu ruri kota Izuba abantu benshi bavuga ati se urupfu n'umuntu rumeze gute ndagusobanura yego ahantu urupfu rw'Izuba ubwo bivuze ngo wavuye mu mubiri ubu utakiri mu mubiri ibiri kubera ku isi nta wageze mu rupfu uba wageze ahandi okay naho ngaho urupfu rw'Izuba yego hanyuma wenda tuza kugana ku musozi w'ikiganiro dushaka kugutinza dore ko kukubona byatutwaye urugendo rurerure cyane kuko maze iminsi nyine urwaye ari kuri koroherwa ndetse byinshi burimo n'akazi n'ibindi uyu munsi wa none uragira ati ADPR ndetse izagera ku rwego iyoborwe n'umugore uyu munsi wa none ntago umushumba wayo umuvugizi Zainaga azaba akiriho ibyo ngibyo ashobora no kuba akiriho ariko Imana niyo yimika kandi ikora icyo ishaka none se Imana niyo yimika kandi ikora icyo ishaka none se Salomo ko yabaye umwami Dawidi atakiriho yarariho none se yego okay yego hanyuma uyu munsi none hari abantu benshi bakubona mu biganiro genda utambutsa hirya ndetse no hino ariko hari abantu batajya bapfa kubona nomero zanyu reka tubinginge mujye mutanga nomero kugira ngo abantu bamenye babavugishe bumve icyo Imana ivugana nabo urakoze cyane yuko nyine turi gutegura amasengesho y'iminsi 7 wakwifuza kuzasengana natwe ntacyo bitwaye tugafatanya tukubaka umurimo w'Imana tukubaka igicaniro cy'Imana kuko benshi baragisenye nomero zacu ni 078 30 62 210 subiramo 078 30 62 210 nagira ngo Imana baduhere nagira ngo tuzamurire isengesho dusoza ikiganiro cyacu uri Imana y'abakuru n'abato abize n'abatarize abakomeye n'aboroheje inzobe n'ibikara turagushimye turaguhimbaje ko ubanye natwe gabanya umubare w'abarimbuka wongera umubare w'abakizwa Nyiringabo Imana waduhaye imbaraga zo kuza gutambutsa ibyo watubwiye n'ibyari bitworoheye ariko wadukomeje ngaho data bana n'intore zawe kandi Nyiringabo Imana n'abatenebutse wongera ubagarure ku rufatizo ugere kasikasi ndetse n'ikusukusi uri turi imisozi ituma intore zawe Nyiringabo Imana zitabasha kureba ikanani urakoze mongere mwiza ko hari ibyo ukoze ni mu izina ryawe Yesu amen yego reka tubashimire ne Prophet Samson ko bisanzwe mwari kumwe nanjye rero Sam n'ubundi ngo ikaze wowe ukomeze gukora subscribe reba hasi ahanditse subscribe ndetse no muri comment unyarukireyo uduhereze comment hanyuma tujye tubana mu biganiro byacu byose kandi nikitagenda
watubwira ngo mugikore gutya kugira ngo bigende. Murakoze, ndabashimiye. Akagarutse n'abatumirwa bacu.